Nyuma y'uko Miki asanze Koko mu cyumba cye arimo kwidagadura ku buriri bwe ndetse afite n'umugambi ukomeye cyane wo kuba yatsindira umugabo wa Miki, byaje kurangira Miki amubajije icyo ari gukora mu cyumba cye, biza kurangira Koko amubwiye ko yahoze arimo kuba yakwinanura, gusa Miki ntabwo yaje kubyizera. Mu gihe rero Miki yarakomeje kubaza Koko ukuntu bigenze, nibwo umugabo wa Miki yavuye muri siporo aje kuba yafata breakfast, asanga Miki ndetse na Koko mu cyumba cyabo, biza kurangira umugabo wa Miki asabiye Koko imbabazi. Miki nawe nta kundi yari bwaze kuba yabigenza, yaje kuba yavuga ngo niyongera kumufata bwa rimwe azahita amwirukana muri ruriya rugo. Gusa ku rundi ruhande ni nako Nzuki yarakomeje kubyumvira ku muryango w'urugi, akomeje kugenda arimo kumva ukuntu barimo gutoteza Koko bitewe n'ibyo yari amaze kuba yagaragaza, bitewe n'ibyo yari amaze kuba yakora, kandi yaragaragaje ko ashobora kuba yatwara umugabo wa Miki. Kandi mu by'ukuri Miki yaragira imbabazi Koko ko babana mu rugo rumwe, kandi mu by'ukuri Miki nta kosa na rimwe yari afite, kuko iyo aza no kwirukana Koko bitewe n'ibyo yari amusanzemo byari yaba bikwiye. Wowe icyo usabwa ni ukureba hasi ahantu handitse ngo subscribe, ubundi ukaza gukandaho inshuro imwe, dore ko nta n'amasegonda 5 byagusaba, ubundi ukaza tukarebera hamwe ibyakomeje kugenda birimo gukurikira akazi kari byitiriwe Koko ibintu yarakomeje kugenda arimo kwitwara, ndetse no kuba yavuga ukuntu byaje kuba byamurangirana. Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe. Wowe icyo usabwa ni ukunkurikira kuri YouTube channel ya Ruvuvu TV, tukajya dukomeza kugenda turebera hamwe ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye. Uramutse ufite igitego cyangwa inyunganizi watwandikira muri comment, ubundi tukajya dukomeza kugenda tubona byinshi tugenda dusangira buri munsi ko bwije nuko bukeye.